bivuga ngo tekinike gukuntu ngakubita ngo munsi usunda ngo tekinike gukuntu ngakubita ngo munsi usunda bivuga gute bivuga ngo Brian ndi kumutagetinga yuko nanjye ngo mu byumweru bibiri ngo nzajya oya naguhinduka anytime kakubesha umuntu uretse urabona yakakubesha akivuga imbeba akakubwira ngo afite taje afite imodoka afite amazu afite ibintu bigiye bitandukanye nani kinagira nani urwara rwo kwishima urebye neza nani ibyo yaba afite uwo muntu we ego numva buri muntu dufitanye ikibazo bibaye bishobokeye nagenda nkamusaba icyo kintu ndanakigushimira rwose oya ngewe niko ne mbabaro dushyire ku murongo pe uduhuze wongere uduha umuntu uduha umutima mwiza kongere twiyumvanemo dukundane mugenzi wanjye nambona anyibonemo nanjye mwibonemo Imana yaravuze ati mujye nguriza umuntu amafaranga ayanyishyure nanjye uwo ngujije nanjye mwishyure nimbitse umuntu ibanga arimbikire mana ndinda gukwepana n'umuntu ukajya ko ukamubona ndinda abandi kodinga mana ndinde rekodi sibyo ana we yego turaje turagarutse turahari turahabaye turabanezerewe turabakunda muri beza turi beza twese mwiriwe muraho abameze neza nizere ko mumeze neza batameze neza uyu munsi ejo namwe muzaba mumeze neza kimwe nuko kandi nejo bwacya mukongera mukaba mumeze nabi witega abana iminsi ntayo nje kubatega ndi umuntu nkamwe turabakiriye turongeye turabakunda mukadukunda dukundane cyangwa mutwange natwe tubange unyanga nzamwanga unkunda nzamukunda umvuga neza nzamuvuga neza umvuga nabi muvuge nabi umpangara nzamuhangara muri mpangara muhangare ntuzamangare ndakwiyaza wimangara mu bwonko nuko rero yego turabakiriye bashyitsi be ayiwe nimuze mwicare mugwe neza mvugira uti neza sha iPhone iri ifite ukuntu ijya yikoresha ibintu utamenya Hi Siri call DJ Brian ikintu wanjye sibi nibiki ubara nkubwire kakubita nyoko uri yanze nuko mba mbonye inkuru yego umuntu inkuru yihe yawe ubu uratangiye ati umuntu ntahinduka ati umuntu ntashobora guhinduka ati ibyo umuntu yararimo ntiyabira akajya mu bindi umuntu ntahinduka urikonkoshe ariko rigira gutya hashize iminota mikeya cyane niba nahise mvuga ngo njye ntabwo ndi umuntu ngiye kubona mbona umuntu aragarutse umuntu aba aragarutse ati ikibi cy'umuntu buriya nanone nabivugaga mbitsindagira ati ntajya ahinduka reka nagira ngo mbarebe ndamenya uri umuntu uri ikivejuru uri njyewe nkura mu bantu naje gusanga ibyo abantu ntabibarizwamo uri kumva ariko njyewe kugira ngo nanabarebe cyakoze sha muri abantu kabisa umva nagira ngo mbarebe njese nabwenge mfite kugira mvuga ikintu none mukanya nkivuguruza nagira ngo ndebe umuntu wari we menye umuntu cyari cyo ahubwo noye muntu ndakwiyamye nkura mu bantu ubwo rigini Cyashamba barangubwiza ariko umuntu we oya turaje pe tubigende mu gake barangubwira kuri ibintu turi bugende mu gake kugira ngo umve ukuntu umuntu buriya ngo umuntu yabarizwaga ahantu heza ariko ngo Imana yaramufashe ngira muzani mujyana muzana rega nako ngo twabagina waya Imana yarabanjire mu muntu Imana ngo yaremye umuntu Imana yabaje kurema yari yarabivuze ijya kumurema yamutatsi mutanaga wintanaga mu mutwe umva nkubwire umva ikibazo cy'umuntu oya nakonaga turi ku kibazo Mana ndinda umuntu aracanga mu kirwa buretse gatoya umuntu ngo Imana yarabanjiremo ibintu byose ngirema ibimera ngirema ibiki ngirema inyamaswa ngirabirema ibiterekaho irajira avuga ati ariko ibi bintu bigomba kuba bifite umuyobozi yego irareba ngo irema umuntu mu bushake bwayo mu rukundo kandi ariko imurema ari umwe uyu muntu yatangiye ari umwe ubundi ahantu byapfira buretse Imana ngira mubumba ishyiraho amazuru ishyiraho amaso ishyiraho umutwe ishyiraho akananwa ishyiraho amavi ishyiraho umurundi ishyiraho agatsinsino ishyiraho ino amanatanu umuntu Imana iramurema imutereka ariko nanone nkabona Imana niyo yateye ibintu byose ndi kubona aha ngaha irarafashire mu muntu irangije mu muntu umwe murema ari Mr. indi umurema ari umumisi Naomi irema umumisi Jori irema umumisi abamisi bose rabarema irangije irarebera avuga tereka ndeme na tesha
Tesha nawe iramufata imutereka Mana ariko nanjye wa mana we iyi mana nayo buriya mfite kuzayivugaho nkagira ibyo nyiba niremye aba misi bose niremye abana bose bagiye batwara amakamba irafashe DJ Brian iteretse hariya n'ijigo ribi irafashe Tesha n'urudarubi n'ibicece nayitereka hariya ati ngo nawe genda uri umuntu wa mana we ndi umuntu ndibona ndireba kamutwaranye no Imana ngo yiremera umuntu iramubumba iramunoza cyabaza we na fanta za fanta ngugurira ubizi mu umuntu nuko Imana ngire mu muntu irangije kurema umuntu ngimutereka Imana kabitera kabishyingura kabikakaza kabizana kabivana iyo bivuye no mupuri buretse yego umupuri niwe wateye ibintu byose ubona umupuri niwe watumye abantu tudakomeza kwibera mu mahoro umupuri niwe watumye ibintu byose ubona no kutumanura kuza guhura n'ibibazo n'ibizazane guhurana n'abasetsi n'abisi n'abagome n'abanzi byose byavuye ku mupuri Eva yaravuze ati njyewe ndashaka umupuri ibyo bintu ariko hajya no umupuri oya ndibeshye nironje nikundira umupuri badawumbe narinzi ko Yesu narinzi ko irangije kurema umuntu banza umese Mana uyu muntu narinzi ko uyu umuntu ni wamuvuga narinzi ko muri Adamu na Eva ariko niko bavuga babamanuye kubera karonji ariko riraronji ngo ni umupuri ntajye niko numva ngo Imana irangije itibabwira bose ngo baba bambaye ubusa ngo bajye kubona babona bambaye ubusa abari bambaye imyenda ngo imyenda ivaho buhoro buturi Eva kibibona ni Eva nago mbizi ndakwiyamye kandi bana Satani ngo yari mu bantu oya Satani ngo yari umumarayika ukomeye wo mwijuru ngo mwiza ngo uririmba amajwi 99 irya jana se ryagiye harimo tenoro ngo soprano ruto na bya bya dore mi fa so dore byose ngo byari birimo umva se Imana yiremera umuntu imushyiraho nyine ngo ajya ayobora ibyo bintu byose ngariko ngireba uwo muntu ngiravuga ngo ntago yaba ari wenyine ubundi Imana kandi wa Mana we oya Imana yo yagiye Imana nta kintu nakuvuga kuri Imana ariko Mana dore urahambaye urakomeye ariko Mana ikibazo cy'umuntu na nuburana n'umuhamba ni wowe kabi ra yego oya nari yewe Yesu we urumva Imana ngibitegereje ngo Adamu ngibiravuze ngo reka imuremere umugore ariko uwo mugore ngo ntiyamubumba ahubwo ngiragenda ngikuramo ngo urubavu mu mugabo cyangwa nibyo byarakaje Adamu kukuramo kumuvanamo ibintu batavuganye n'Imana kandi ngo yararukuye amasinziriye utagira ngo ariko yasuna badapfuye Mana we umuntu ndahereye ngo yajya mu rubavu rwa Adamu asinziriye reka wumve rero umuntu byari biciye mu bucyo cyangwa kibatabanje ngo babigane uwo muntu bakuye mu rubavu yego nawe ni yari kuza mu rubavu nawe ni yari gukurwamo ikintu batabivuganye ngo birangiriraho uwo muntu ubundi uwo niwe muntu fata iminota umbwira uwo muntu uwo muntu ngo baba bamukuye ngo mu rubavu ngabaraje ngabaritegereje ngarareba baravuga ati byabumbwe nago nanjye nabumbwe nge naje mvuye ngo mu rubavu rw'umuntu aba ngakoza gashya uwo ninde uwo bamwita Eva uwo ni umugore uwo mugore ngabaraje ngo ibintu byose yasanze ku isi Imana ngikaba arababwiye ati ibindi byose nta kibazo atariko kiriya giti ntazagira urujyaho hariya nazagira umuntu upfa kurya biramupanga Eva ariko aragenda abwira Adamu amubwira ubugamba mucangamo ubugambo aramubwira ngo hariya ngo kiriya giti ngo Imana ngo wowe ngo Imana senga Imana ibyo nibiki ngo tugende tujye kukirya Adamu arabanza aranga Eva aramuseduwisa abamukubise umupuri w'isaha yose Adamu ati ndinde wo kutagironje wabivuze mu kaka harya wa mugabo nawe wagiraga imbaraga nyinshi Samusoni urugamba yararurwanye iyo ngoza urugamba ruramutsinda utimana imbaraga zawe kugira ngo ndwane n'abantu Samusoni aho wa mugabo Samusoni ngakaba ari umugabo w'igishongore w'igikorere w'igitangaza ngo utajya umena ibanga Imana ikaba yaramubwiye ati ibindi byose ariko ahantu hari ibanga ryawe ntuzigere uhavuga dore n'akazi akamufatisha kubere Samusoni atusimvuga
bwacya ku wundi munsi akamukoresha ku mupuri Samusoni atakamubeshya ngo imbaraga zagiye ziri mu mavi ngo bakarara bakubita amavi ngo mu gitondo ngo amavi agahitongera kegeranya derati se ko namuhaye puri derati ko ntacyo nakoze Samusoni imbaraga zawe ziba he umugore ariko mana ubundi umuntu banza ari umugore umuntu Yuda Isikariyoti ati mana uyu muntu se ko turi mu Yuda murare Isikariyoti ati uyu ni Yesu twarabanye ibihe byose twanyuranye mu butayu twarasangiye twakoranye buri kimwe cyose Yesu wanjye munambyeho bamukubise $10 $10 ni yero ni ibiki bimwe bya kera ifeza Yuda ati Yesu se ninde ibyo twanyuranyemo se ni ibiki uwo ni umuntu ariko ndi kukubwira Yuda bagambaniye Yesu Petero inshuti ya Yesu gutya magara bagendanaga gutya gatoki ku kandi ati Petero ntabwo uri bunyihakana ati nakwihakanira iki kandi buri umuntu arabanza akagucanga murakakubesha akagushyira Petero ati sinkuzi Yesu rimwe sinkuzi Yesu kabiri sinkuzi Yesu gatatu Yesu ubwe wenyine umuntu yaramucanza amucangira mu isi komereza aho ngaho kuri Yesu mumbabarira abantu bo muri comment mwandika umuntu basi buri muntu yandika ikintu azi ku muntu ngo Imana irabarema Adamu na Eva ngirangije kubarema ngo Eva yigira karaha kajya he yanga kumvikana amategeko y'Imana arayasesa yanga kumva ikintu na kimwe abwira Adamu arambwa ati ntago bishoboka ntago byakunda wumva ukuntu Imana yarakariye umuntu ariko niba Imana yararakariye umuntu umbwira natwe turi kwisi byagenda basha Imana ntago irangije bamaje gukora icyaha nibwo twahise twisanga muri bino bibazo byose ngo tujugunywa mu isi yatawemo umubi Satani bura yigeze karaha kajyaye mu ijuru ngo Imana ngira mumanura imujugunya mu isi umuntu rero nawe amaje kwanga ibintu byose Imana nayo iramuzana imutereka ku isi ahantu turi kumwe nande na Satani umuntu aranshakagikishije oya ndagenda ku none gifite ikibazo umuntu yaragiye acangagikisha Imana Imana iracanga mu kariyo yamuremye ariko Imana ikabitarigeze ifata ngo Eva ngo imubumbe gutya ngo yacomoye ku rubavu ariko nanone wibuka ko yacomoye ntuzadama asinzire batari babyumvikanye ntabikubwiye umuntu mumbabarire ngiye musobanura reka tunononsora umuntu pe tunononsora umuntu namwe muze kugira ibitekerezo umuntu muganira ibintu mukumvikana mukaganira ibintu muri babiri mukabyemeranya uwo muntu erega reka ngize ukuri ntago twabura ibyo abantu dupfa sibyo turi abantu sibyo twese nago turi intungane byanga byakunda nta muntu wabana n'undi ngo babane inshuro ijana kurindi nta kintu kimwe bapfa ntago ibyo bintu bibaho Eida tuzapfa umwenda tuzapfa urukweto tuzapfa n'ifanta cyangwa dupfe na telefone cyangwa ntago tuzapfa na charger yewe akantu gatagashobora gushwanisha n'umuntu ariko se ubu muntu burangirira umuntu muraganira umuntu mukaba mwari inshuti mugitandukana buri kintu cyose cyabaye muri kumwe n'uwo muntu akamera nkaho wagira ngo ni igitabo agiye kukwandikaho uwo ni umuntu uri kumbwira ndi kukubwira ikintu bita umuntu araza agapfukama imbere yawe gutya akagutakambira akakubwira ati wa muntu we ngwara nguriza udufaranga ibibazo biranyishe icyumweru kimwe ndaba gukubisa umufungo wawe umuntu mu byumweru 2 telefone aba yayihinduye ntiyaje apfukamye ntiyaje arira numukubise ishwashwa ryawe unezerewe umubwira uti mfashije umuntu mugenzi wanjye nugize ubumuntu nugize umuntu muri wowe nugurisha umuntu igiceri umuntu yarangiza nyuma y'ibyumweru 2 nimero akayihindura umuntu arajya kuguza muri banka afite ibibazo yarangiza bakajya bakarinda aho bamuteza icyamunara yarananiwe kwishyura umwenda wabaye umuntu uramukopa ushashonje umuntu umujyana mu kazi avuga ati nshakira akazi mbabarira ukamuzana mugakorana ukamwitangira ukavuga ati ngwino dukorane umuntu wamara kumugeza yacunga usohotse akajya kwa boss akajya kuvuga ibindi bintu bibi uwo ni umuntu umukozi araza mu rugo mukamuha akazi mumwishimiye muvuga ati uyu ni umukozi mwiza umumabuje akamufata akamushyira hari akavuga ati wa mukozi we uzisanzure umere nk'abana mu rugo rwanjye mu minota 2 akaba arimo arasambana na patoro uwo ni umuntu ndi kukubwira dore abantu baranyandikiye ngo umuntu
banditse umuntu ni mugari ariko akaba n'umugome ibaza umuntu uroga uruhinja yego mana ariko umuntu wica umwana akamufata akamuraga wa mugani w'uwo mufana umuntu ukuramo indi ifite amezi 6 ibura amezi 3 ngo ivuke ariko umuntu tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza ibyo se bindi ni ibiki ngo umuntu niwe waguteje imbeho ariko amabara baransetsa umuntu nawe yaraka yageraho no kumbeba ati umuntu yicaga abana b'imbeba ibyara ariko si uyanditse ibiki ngo ikica abana gakabica ngo abana b'imbeba ngo icyababaje imbeba ngo nuko umuntu yabicaga ntanabarye byibuza bituma imbeba umuntu reka tureke kujya kure ntabwo mukanya aribwo nari ndi kureba amakuru ngo akazungu ngo arimo arasaba kujurira ubu kazungu arasaba kujurira umuntu amaze bose kubacamo ababyeyi barimo bararira babuze abana babo ababyeyi barimo bararira bagiye bahohoterwa abana babo bahohotera kubera kazungu none nawe yikubisa aragenda aravuga ngo arashaka kujurira uwo ni umuntu ariko wikunda uwo ni umuntu ariko sha okay naribi umuntu byo birashoboka ariko se umuntu utagira ubumuntu ubundi umuntu n'ubumuntu bijya ni ibintu bigomba kuba biri kumwe gutya collab niba uri umuntu basigira n'ubumuntu reka